none tujya ngo mutubwire ku bijyanye n'utubari muri iki gihe tutemerewe gukora ariko hari bamwe bagenda bafungura, ese ubu ngubu bihagaze bite, biri kugenda gute? icya mbere nuko utubari ntitwemerewe gukora nyine, ibyo birazwi, hamaze igihe ububari bufunze, ariko icyagiye kigaragara nuko abari bafite amaresitora bagiye bongeraho resto bar cyangwa se ko batanga serivisi nyine byo kurya za resitora, ndetse bakongeraho nuko batanga bacuruza inzoga. Ibyo rero byagiye bisa naho mu by'ukuri abantu barenga ku mabwiriza bakagira bakaba bacuruza mu by'ukuri ibyo byo kurya ariko bagacuruza n'inzoga ku buryo bisa naho mu by'ukuri ahubwo abantu basabana bajya muri iyo bara bagasabana bavuga ko bitwaje ko bagiye gufata amafunguro. Ubu rero bafite ikintu kimwe gusa, ni amahitamo, ni uguhitamo gucuruza ibyo bifungurwa, gufata icyo kunywa ntibujijwe, umuntu akagifata yarangiza akava mu kabari muri resitora ba resto agataha. Ariko ibintu bigaragara yuko bagenda bajya gufata ibyo kurya bagafata ibinyobwa bakicara isaha imwe ebyiri eshatu bagasabana, ntabwo byemewe. Niyo mpamvu mubona polisi irimo gukora n'inzego zibishinzwe hirya no hino mu mujyi wa Kigali, mu by'ukuri ibyo byitwa bar resto kenshi birimo gufungwa, nuko dusanga byarenze ku mabwiriza. Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe, reka tubanze tugire iki kintu tugisobanure. Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe. Niba wumva utari bugende ngo ufate icyo kurya ufate icyo kunywa, nurangiza uhita utaha ukicara ukongeza icupa ukongeza irindi, mu gihe ukiri muri ibyo ngibyo polisi iragufata. Icya kabiri ariko utiriwe uteza n'ikibazo, ukwiye kugura inzoga ntabwo bibujijwe ukagenda ukayifatira iwawe. Ibyo rero byumvikana neza yuko mu by'ukuri ari ikibazo abantu bitera. Icya kabiri, niba wumva yuko ugiye gucuruza ibyo kurya noneho ukarenzaho gucuruza inzoga ku buryo baza bakagufungira, niyo mpamvu aho hantu hari amahitamo. Rero urahitamo yuko uri burenga ku mabwiriza bakagufungira, n'ibyo kurya wacuruzaga ntogere kubicuruza. Ibyo rero ndumva mu by'ukuri ubundi ari icyemezo gikwiye gufatwa na nyiracyo, kubera ko amabwiriza arasobanutse, nta rujijo ruhari. Turabyigisha buri munsi, turabivuga, ahantu harafungwa tukaherekana, tukavuga ibyo bazize, ubundi nta mpamvu umuntu akwiye kwitera ikibazo. Nibahitemo neza rero, bakora ibyemewe n'amabwiriza, barinde ababagana coronavirus, ndetse nabwo bayirinde, ahasigaye batanga serivisi bakwiye kuba batanga mu mucyo neza bikurikije amabwiriza. Aho mugera hose babereka ko bari bategereje icyo kurya, cyangwa se akababwira ngo narangije kurya ndongera ndanywa. Ese ibyo mumenya gute, ko mubihuza gute nuko yishe amabwiriza, cyangwa se yarari mu murongo nkuko mwarimu bivuze mubisobanura? Biroroshye cyane. Nitugusanga uvuga wowe ngo utegereje ibyo kurya urimo kunywa inzoga, biragaragara ko nta kizagaragaza ko utegereje ibyo kurya. Nta byo kurya ufite, urimo kunywa inzoga. Icya kabiri, nuvuga ngo narangije kunywa ngo ndimo kunywa inzoga, birumvikana ko kurya ngo nuvuga ngo narangije kurya ndimo kunywa inzoga, bizagaragara ko warangije kurya nyine urimo kunywa inzoga. Icyakujyanye cya mbere ni ukurya. Niba warangije kurya rero ukwiye kuba urangizana no kunywa, ukagenda ukarangiza. Ariko nuvuga ngo narangije kurya ndimo kunywa inzoga ndicaye, abantu baba babireba. Hari ahantu ejo twafashe batangiye kunywa saa 4 igihe twari mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, kugeza saa 5 saa 6 bari bacicaye barimo kunywa inzoga. Hanyuma tubageze baravuga ngo niyo bari bakihagera, ngo ariko ngo babanje kurya gatoya, ngo hasize iminota 30. Ntabwo ari byo, abantu bose baba bibareba. Ariko noneho icyo batibagiza nuko abantu baduha amakuru. Abantu bajya kuduha amakuru babonye abo bantu mu by'ukuri ko barenze no ku mabwiriza. Ntabwo wakwicara ahantu saa 4 ngo have saa 6 polisi gufate, cyangwa winjiye muri resitora saa 11 za nimugoroba polisi gufate saa 4 z'ijoro cyangwa saa 3 z'ijoro cyangwa se saa 5 ngo uvuge ngo wewe wari wagiye kurya. Ntabwo ari byo. Abantu rero nibabicikeho, bamenye yuko iki cyorezo atari cyo gukinisha, ariko none bamenye ko kubahiriza amabwiriza atari ibintu byo gushakashakisha no gushaka urwitwazo. Bakore ibyemewe kandi birasobanutse. Abafungirwa bakongera bagafungura mu gitondo ho byo mu bivuga hiki? Ibyo ni ugukorana n'inzego zibishinzwe. Ibintu birimo biza kugaragara yuko hari abantu bashobora kuba bagira bakohereza abantu bakora amakosa bitari byo, birangije n'amabwiriza nabyo ibyo birakurikiranwa. Niyo mpamvu buriya dukora n'inzego zibanze kugira ngo ibintu byose turebe ko byubahirizwa uko byakabaye. Kandi naho bibaye tukayimenya,
duhita twongera tukabaza aho hantu byagenze bite kugira amabwiriza yubahirizwe. Afande, uyu munsi Nyarugenge nabwo hafashwe abacuruzi, bigaragara ko no mu bacuruzi basanzwe nabo badohotse, bo murababwira iki? Nta muntu, ejo twarabisobanuye, twavuze yuko abantu ibyiciro byose bitandukanye byadohotse, ariko ikibazo kigaragara cyane kurusha uko byahoze, kurusha uko byatangiye. Uyu munsi ni amezi 9 yuzuye neza. Abacuruzi, abagendera mu modoka, abagenda n'amaguru, abacuruza resto bar, abatanga serivisi yose mu masoko, mu mashuri, turabasaba yuko badakwiye kudohoka. Nta mpamvu yo kudohoka, bumve ko kudohoka ari ukwitera ibyago, bumve ko kudohoka ari kubitera abandi, bumve ko kudohoka ari ugutera igihugu ibibazo. Ubu hamaze gufungwa utubari tungana iki? Ese iki gikorwa cyo kizakomeza bimeze bite? Utubari ni twinshi, ngira ngo ejo baradusobanuye, turi mu nama bambe mu biganiro n'abanyamakuru. Utubari ni twinshi, ariko ubundi nta nubwo ari ukwesa imihigo gufunga utubari twinshi. Nge buriya niko njya mbibona, n'abantu bajya bavuga batari kumufunza abantu bangahe. Iyo ufunze benshi bigaragaza ikibazo yuko abantu batumva. Wafunga utubari twinshi bikagaragaza ko abantu batarenga ku mabwiriza. Ntabwo rero ari umuhigo twese, ahubwo abantu nibakora ibyemewe n'amategeko, bacuruza utubari na resto bar, bubahiriza amategeko, twe kugira n'umwe dufungira cyangwa kugira n'umwe ufungirwa, kubera yuko iyo business yabo barayikeneye n'igihugu kirayikeneye. Babyumve neza. Icya kabiri, abantu nabo bafatwa nk'abo mwari muvuze babo mu isoko n'ahandi. Nta mpamvu yo kuvuga ngo twagize benshi ngo niwo muhigo twesheje. Oya, ahubwo tugize Imana nta nuwo twafata, bose bakubahiriza amabwiriza, kubera ko ntabwo icyo tugamije. Icyo bagomba kumenya ni uko nibirinde coronavirus, ntabwo bafite ikibazo na polisi. Ntibakwiye kwirinda polisi, ahubwo bakora amabwiriza asaba.